kwiringira amafaranga ukayiringira, warwara uburwayi bukomeye ya mafaranga ukayivurisha yose akagushiraho burundu kandi bikarenga ugapfa, kuko wiringiye amafaranga menshi. Ukiringira icyubahiro, igihe kikagera cya cyubahiro kigashira ukagikurwaho cyangwa ukavaho ugapfa. Ukiringira ko ukomeye, ukiringira ko uri igihangange, igihe kikagera ugapfa, kuko nta muntu uzarama kuri iyi. Bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, bakunzi b'Imana Data, mugire amahoro, kandi amahoro n'imigisha y'Imana bisabane kuri mwese. Mwe nshuti nziza, amahoro y'Imana abane namwe mu mirimo yanyu ya buri munsi, tugira duti shalom shalom shalom. Turabasuhuje aho muri hose tugira duti mugubwe neza muri Kristo Yesu, kuko abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko ari abana b'Imana. Natwe tugira duti wowe uri muri Kristo Yesu nawe utarajyamo, tugira duti injira muri Kristo Yesu kugira ngo ube umwe mu bakunzi ba Kristo. Imana itugirire neza, n'imigisha y'Imana ibane namwe. Muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kuko namenye yuko ijambo ry'Imana mbere na mbere hari hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana. Bishatse kuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo ryaremye ibintu byose, ijambo ry'Imana niryo ribeshaho ibintu byose, ijambo ry'Imana niryo rigira icyo rirema kandi rikagikomeza. Ibintu byose tubona tubibonera mu ijambo ry'Imana, kuko ngo iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro bakubwira ko ibintu byose byaremwe n'ijambo, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe n'ijambo. Ijambo rero niryo ritubeshaho, kandi ijambo niryo rituma tubaho. Imana ihimbazwe, izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Muri aka kanya reka tubanze dusenge Imana kugira ngo Imana idushyigikire mu ijambo ryayo, kandi dushoboze kurivuga kugira ngo n'abaryumva nabo ribafashe, kandi rigire aho ribakura n'aho ribashyitsa. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza, kandi kubere mwiza abagutegereje n'ubugingo bw'abagushaka bose. Izina ryawe nirihimbazwe kandi rishyirwe hejuru. Tugiye kumva ijambo ryawe, nyemerera ijambo ryawe ritubere inkingi, kandi ritubere urwego ruzatugeza iwawe mu ijuru. Nyemerere uryumva wese rigire aho rimukura n'aho rimugeza, mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo mu mubiri, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga hano mu gitabo cya Yeremiya ibice 17, turasoma ku murongo wa 7. Haravuga ngo uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Niko umutwe w'amagambo uvuga. Imana itugire neza. Uvuga ngo uwizeye Imana ameze nk'igiti giteye hafi y'amazi. Byo kuvuga ngo umuntu wese wizeye Imana ameze, ntabwo umwuma ushobora kumufata, nk'uko igiti giteye hafi y'amazi kiba gihorana itoto buri gihe, ni nako n'umuntu wizera Imana ameze nk'icyo giti. Imana itugirire neza kandi idushyigikire. Tugiye gusoma ku murongo wa 7. Haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ibibabi byacyo kizahora gitoshye. Imana itugirire neza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Tugiye kuganira kuri aya magambo, cyangwa kuri iri jambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wizera Imana, cyangwa umuntu wiringira Imana uwo ari we, cyangwa umuntu wiringira Imana, inyungu zo kwiringira Imana cyangwa inyungu zo kwizera Imana. Abantu, hari ingero nyinshi abantu bajya bizera abandi,
abantu bakabakoshona cyangwa bakaba ibyo babizeyeho ntibabibahe, cyangwa icyizere mu Nyarwanda we yaciye umugani avuga ngo icyizere kiraza amasinde. Ariko kwizera Imana ho bitandukanye no kwizera abantu. Umuntu ushobora kumwizera uzi ko hari ikintu azagukorera kuko ari umuntu, igihe wari wizeye ko muri iyo minsi azagukorera icyo kintu agakora nk'impanuka agapfa kuko ari umuntu. Ushobora kwizera umuntu yakwijeje ibitangaza akubwira ko azagukorera ibintu bihambaye, yari afite nk'amafaranga muri iryo joro cyangwa umunsi yari buyaguheho bakayamwiba, cyangwa agahura n'izindi gahunda ya mafaranga akabura cyangwa ntanayaguhe, wenda agahinduka ntayaguhe kuko wizeye umuntu cyangwa wiringiye umuntu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uwiringira umwana w'umuntu wese avumwe. Bishatse kuvuga ngo umuntu ushobora kumwiringira ariko ntumwiringire cyane, mbese ukamwiringira wenda nka 50% kuko ari umwana w'umuntu, mu kanya gato ahinduka, kandi mu kanya gato ashobora kuvamo umwuka agapfa, kuko umwana w'umuntu byanze bikunze ni umwana w'umuntu. Ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe. Ariko hano dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa. Uwo niwe muntu ufite amahirwe, umuntu wiringira ngo Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi cyangwa cyatewe hafi y'umugezi, ngo gihorana itoto no mu gihe cy'amapfa cyangwa no mu gihe cy'izuba. Bishatse kuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose, nubwo waba uri mu gihe gikomeye, wiringiye Uwiteka uzahorana ibyishimo, uzahora ufite igitsikamutima kuko uzaba wiringiye Uwiteka. Bishatse kuvuga ngo igihe cyose uzaba wiringiye Uwiteka nta kizagutera ubwoba. Igihe cyose uzaba wiringiye Uwiteka, nubwo waba uri mu makuba ameze ate, ariko wiringiye Uwiteka azagushyigikira, kandi Uwiteka azakubera ibyiringiro, kandi Uwiteka azakubera ibyishimo. Mu gihe abandi batishimye, Uwiteka azakubera ibyishimo, kandi mu gihe abandi bababaye bari kurira, Uwiteka azakubera umunezero. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hahirwa uwiringira Uwiteka akamubera ibyiringiro. Imana itugirire neza, Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru. Ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka. Umuntu ajya yiringira umwana w'umuntu akamutenguha pe, akamutenguha. Ariko ngo hahirwa uwo muntu niwe ufite amahirwe. Ndetse hari uburyo abantu bajya bavuga ngo uyu muntu afite amahirwe ngo kuko afite amafaranga, ariko amafaranga igihe kijya kigera amafaranga uwo muntu akamushiraho. Ariko uwiringiye Uwiteka akamubera ibyiringiro, uwo nguwo nta kibazo, igihe cyose yaba arimo aba aguwe neza, kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo abari muri Kristo Yesu baguwe neza, nta n'iteka bazacirwaho. Ushobora kwiringira amafaranga ukayiringira, warwara uburwayi bukomeye, ya mafaranga ukayivurisha yose akagushiraho burundu, kandi bikarenga ugapfa, kuko wiringiye amafaranga menshi. Ukiringira icyubahiro, igihe kikagera cya cyubahiro kigashira, ukagikurwaho cyangwa ukavaho ugapfa. Ukiringira ko ukomeye, ukiringira ko uri igihangange, igihe kikagera ugapfa, kuko nta muntu uzarama kuri iyi si. Ariko uwiringiye Uwiteka akamubera ibyiringiro, ahorana ibyo byiringiro. Kandi uwiringiye Uwiteka, ikigeretse kuri ibyo, Imana imuha ibyo akeneye, kandi ikigeretse kuri ibyo izamuha n'ubugingo, izaduha n'ubugingo buhoraho. Ndagukangurira ngo wiringire Uwiteka, kandi Uwiteka akubera ibyiringiro, kuko uzaba umeze nka cya giti cyatewe hafi y'amazi. Icyo giti gitewe hafi y'amazi, ngo naho izuba ryava ari ryinshi, ngo naho hatera amapfa, ngo ntikizatinya amapfa,
kuko giteye hafi y'amazi, gihorana itoto, gihorana amazi, gihorana mbese gihora gitoshye. ngo nubwo haba hari izuba ryinshi, nubwo haba hari amapfa menshi, ariko icyo giti giteye hafi y'amazi gihorana itoto. Imana itugirire neza. Uko niko n'umukristo nyakuri, umukristo wizera Imana, umukristo wizera Uwiteka, umukristo wiringiye Uwiteka, naho yagera mu bihe bikomeye, ntago ibyo bihe bikomeye bishobora kumutera ubwoba. Naho ndetse yagera mu gihe kimusatiriye, abona yuko umubiri cyangwa agiye gupfa, ntago ashobora kugira ubwoba kuko aba yiringiye Uwiteka. Naho yagera mu gihe cy'inzara ikomeye, ntago ashobora kwiyandurisha ngo ajye kwiba cyangwa ajye gufata iby'abandi cyangwa ajye gufata ibyo atahawe, kuko aba yiringiye Uwiteka, akiringira Uwiteka, kuko Uwiteka akamubera ibyiringiro, akumva yuko Uwiteka naho yapfa yishwe n'inzara, adashobora yaba apfiriye muri Yesu cyangwa yaba apfiriye mu Mana, akirinda kwiyanduza. Ibyo ni byo byiringiro mwene data, nshuti y'umusaraba, nkwifurije, kandi ngira nti nkwifurije kwiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akakubera ibyiringiro, kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo uwo muntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uwo muntu we icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Nahinga yiringiye Uwiteka, byanze bikunze imyaka yizera. Uwo muntu nanacuruza, agacuruza ahereye kuri gato, Imana izamuzamura, izamwagura nk'uko yaguye Yabesi, izamuha umugisha muri duke afite, itumuheremo umugisha, imuzamure. Mfite ibihamya cyangwa mfite ibimenyetso birenga kimwe by'abantu Imana yagiye igenda ikura hasi ikabazamura, kubera ko bayiringiye, kubera ko batayitengushye cyangwa batayikojeje isoni, nayo ntibakoze isoni. Imana itugire neza. Nubwo ikigeragezo cyaza, ariko umenye ngo nta kigeragezo Imana izaguha kirengeje kwizera kwawe cyangwa kirengeje kwizera k'umuntu. Imana nitanga ikigeragezo kirenze kwizera k'umuntu, Imana itugire neza. Ndagusaba kugira ngo ufate ingamba muri aka kanya, ukimara kumva iri jambo ry'Imana, nubwo ari kenshi waryumvishe, birashoboka ko unarizi kundusha cyangwa warisomye inshuro nyinshi, ariko nyemerera muri aka kanya iri jambo rikubera ijambo ridasanzwe, rikubera ijambo riguhindura, kandi ijambo rigusubizamo ibyiringiro, ijambo rigusubizamo intege, ijambo rigusubizamo kongera kumva yuko iyo umuntu yiringiye Uwiteka, Uwiteka nakamubera ibyiringiro, azahabwa imbaraga zidasanzwe kandi azakomera no ku munsi mubi. Imana itugire neza kandi Imana idushyigikire. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Zekariya, ibice ni 4 ku murongo, turahera ku murongo wa 6. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi we munini we, wiyita iki imbere ya Serubabeli? Uzaba ikibaya, uzazana n'ibuye
risumba ayandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Imana itugirire neza. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye rivuga riti, wa musozi we munini wiyita iki imbere ya Serubabeli, ngo uzahinduka ikibaya. Nk'uko twari turimo tuvuga ririya jambo mu kanya twari turimo dusoma riri hariya muri Yeremiya ibice 17 ku murongo wa 7 bavuga ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Twongeyeho iri jambo nanone rivuga ngo wa musozi we munini wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Serubabeli. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yiringiye Uwiteka, nubwo umusozi waba uri imbere ye munini, nubwo ikigeragezo cyaba gihagaze imbere ye kimeze nk'uko cyari gihagaze imbere y'Abisiraheli, imbere ari inyanja, impande n'impande ari imisozi, inyuma ari Farawo, ariko umva uko ijambo ry'Imana rivuze muri aka kanya, cyangwa rivuganye nawe, riravuze ngo wa musozi we munini wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Serubabeli. Wa musozi, wa kigeragezo we wiyita iki imbere y'umwana wanjye, wa kigeragezo wiyita iki imbere y'umukozi wanjye. Ngo ibyo byose bizahinduka ikibaya kugira ngo umuntu wiringira Uwiteka, cyangwa kugira ngo umuntu wizera Uwiteka abashe gutambuka ahantu hameze neza, hameze nk'ikibaya, ahantu hateze, mbese ibyari imisozi Imana ibihindura amataba, kugira ngo umuntu wizera Uwiteka abashe gutambuka kandi abashe kugubwa neza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta jambo Imana yavuze ngo rihere, nta n'iryo yivugiye ngo ibure kurisohoza. Nimba Imana yaravuganye nawe ko izakugirira neza kandi Imana izagutabara, tuza ukomeze uyiringire kandi ukomeze uyizere, wiringire Uwiteka ushize amanga, wihanganye. Uwiteka nawe azagukuraho ibyo byose, ibyaguteshaga n'ibyagugerageje byose azabikuraho. Inzira zawe zose azitunganye, ibimeze nk'imisozi abihindura ikibaya. Ariko iri jambo ry'Imana ritubwiye ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Serubabeli, ngo uzahinduka ikibaya, uzazana nk'ibuye risumba ayandi, urangurure uti nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mbese Imana Kristo ari we buye risumba ayandi, ari we buye ryanzwe n'abubatsi, nyamara ku Mana rikaba ryarabaye irikomeza imfuruka. Bishaka kuvuga ngo Yesu azaza ubwe agutunganyiriza inzira. Uwiteka Kristo azaza ubwe ari we buye risumba ayandi, agutunganyiriza inzira, ubashe gutambuka ahantu heza, uhabwe umugisha kubw'Uwiteka, uhabwe umugisha, ikintu cyose ukoze gihabwe umugisha, kuko uzaba wiringiye Uwiteka. Muri aka kanya rero Imana itugire neza, dutabare, iduhe kwiringira Uwiteka, kugira ngo Uwiteka nawe atubere ibyiringiro, kugira ngo ibintu byose, ibimeze nk'imisozi imbere yacu abashe kubihindura amataba, ibimeze nk'imisozi imbere yacu abashe kubihindura mbese ikibaya, kugira ngo tubashe gutambuka mu buryo bushoboka, kugira ngo tubashe kunyura aharinganiye. Imana itugirire neza. Reka dusenge Imana kubw'iri jambo, ariko wowe wumvishe iri jambo, ukomeze wiringire Uwiteka kandi ukomeze wizere Uwiteka. Uwiteka akubera ibyiringiro, kuko icyo uzamusaba cyose umwizeye azakiguha, kuko nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Imana niyo ishyira ikuzimu igakurayo, kandi Imana irica igakiza, Imana irakenesha igakenura, Imana ibeshaho, Imana yaremye ijuru n'isi. Mbese dukomeze tuyigirire icyizere kandi dukomeze tuyiringire, kuko ari inyembaraga, kuko ari inyabutware, kuko ariyo igira ikirema kandi ikagikomeza. Nta kintu na kimwe kiriho kitaremwe nayo. Imana ishimwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Ni ukuri rero
Imana idushyigikire kandi duhe kuyizera by'ukuri, iduhe kugendana nayo. Ni ukuri iyo usomye muri Bibiliya ikwereka abantu bagendanye nayo, ikabahemba kujya mu ijuru badapfuye, cyangwa ikabahemba kugenda. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro ikubwira inkuru za Enoki, ikubwira inkuru za Eliya, uburyo Eliya yagendanye nayo, akagendana nayo, Enoki akagendana nayo, Imana ikamuhemba kumwimurira mu ijuru atanyuze mu rupfu. Imana itugire neza, natwe twiringire Uwiteka, twizere Imana, tugendane nayo. Ikintu cyose Imana izadushyigikira kandi izabana natwe. Imana ihabwe icyubahiro, izina ryayo rishyirwe hejuru. Reka dusenga Imana tugira duti: dushoboze Mana kukwiringira, udushoboze kukwizera, kugira ngo icyo dusaba cyose kizatubere cyiza. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje, ushimiye kubw'ijambo ryawe. Twemerere ubane natwe kubw'iri jambo, udushyigikire, udushoboze kukwiringira no kukwizera, tukuragize urugendo rwacu rwose kuko witaye kuri twe. Urakoze Mana ishobora byose, icyubahiro ni cye muri byose, mu izina rya Yesu Kristo urakarama. Amen. Amahoro y'Imana abane nawe. Shalom, shalom.